Izi saha ubwo ndimo ndakora iyi nkuru, uramutse ubwiye umuntu ko agaciro ka Pi Network imwe ingana n'ibihumbi 314,159 by'idolari, ushobora kukwita umurwayi wo mu mutwe cyangwa se nyine nanone akaba yavuga yuko urimo urarota wicaye bitewe n'agaciro Pi Network iriho ubu tuvugana, dore ko iri hagati ya 0.25 na 0.27 by'idolari. Ariko nanone uramutse umubwiye ko hagati ya 2010 na 11 agaciro ka Bitcoin kari hagati ya 0.5 ndetse n'idolari rimwe, ubu ngubu Bitcoin imwe ikaba iri hagati y'ibihumbi 110 by'idolari, ashobora guhita afunguka ubwonko akumva ko ibintu bishoboka. Ikaze, nitwa Habibu, ninjye mwumva kuri mikoro, naho channel yo ni Habibu Crypto. Reka nk'ikaze ndetse ngushimira wowe wahisemo gukora subscribe, wo dukurikira umunsi ku munsi. Ngwino tuvuge kuri GCV, agaciro ka Pi Network katakunze kuvugwaho rumwe na benshi, aho bamwe nyine bemeza ko gashoboka abandi bakemeza ko kadashoboka. Nibyo rero tugiye kuganiraho. Urebye agaciro Pi Network iriho ubu ngubu, kwiyumvisha ko GCV ishoboka ngira ngo nyine nibyo navuze, ushobora kumva ari inzozi. Ariko nanone ese kubera iki GCV ivugwa inshuro nyinshi igarukwa muri uyu mushinga wa Pi Network? Impamvu ya mbere GCV ivugwa ndetse ikaba inagarukwaho cyane, murabizi yuko n'ubundi mu ntego za Core Team harimo ko agaciro ka Pi Network kazagenwa n'abapiyoniya aho kugenwa na Core Team cyangwa se uwundi muntu wundi wo hirya nyine y'umupiyoniya. Ariko ahanga nyine ushobora guhita umbaza ati none niba agaciro ka Pi Network kagenwa n'umupiyoniya kandi abapiyoniya bakaba barahagaze kuri GCV kuva na kera, kubera iki Pi Network tuyibona hariya? Impamvu Pi Network ubona kuri exchange imeze kuriya, n'ubundi Pi Network iracyari mu cyo twita enclosed mainnet, kubera yuko bikorwa byinshi ntago byari byafunguka. Kuba harabaye open network nyine buriya bwari uburyo bwo kugira ngo uyu mushinga wa Pi Network ubashe kuba nyine wakihuza n'ayandi ma cryptocurrency cyangwa se n'ayandi ma ecosystem, ariko nyine atarubakiwe mu mushinga wa Pi Network. Kuba rero byarihuje kandi Pi Network ikaba ifite agaciro kangana kuriya, ntibivuze ko kari ariko gaciro ka Pi Network, ko n'ubundi agaciro ka Pi Network nako abapiyoniya baharaniye, nako tubona muri ecosystem ya Pi Network, nako turimo turabona muri testnet, aho nyine muri testnet harimo nyine harakorwa igerageza, ako niko gaciro ka Pi Network. Rero ibintu bya mbere bishobora gutuma nyine kano gaciro kagomba kubimamo nk'uko na Bitcoin nyine ariko byagenze, nuko ecosystem ya Pi Network yubakitse ku rwego ruhambaye, bityo rero akaba ariyo izagira uruhare cyane mu kuba yazamura agaciro ka Pi Network. Ni ukuvuga ngo ubu tuvugana Pi Network impamvu ku isoko nyine iri hasi cyane, nuko irimo irakenerwa gake gashoboka. Ariko umunsi ecosystem izaba yafungutse, Pi Network izaba ikenewe ku rwego rwo hejuru, ngira ngo ndetse uramutse urebesheje amaso y'umwuka, reka bari ko mbivuga, ugatobora ukareba mw'imbere indani, ngira ngo izaba ariyo crypto ya mbere izaba irimo irakora amatransaction menshi cyane ku rwego rwo hejuru bitewe n'ubwinshi bw'abanyamuryango bayo. Ibyo nyine bizayiha imbaraga kuba ari coin irimo irakoreshwa cyane ku isi ndetse n'abantu benshi, kuba ishakishwa n'abantu benshi, kuba irimo irakora mu ngeri zitandukanye. Ibyo nibyo bizatuma nyine Pi Network igira agaciro katandukanye n'ako urimo urabona ubu ngubu. Nyine kugira ngo ibintu duse naho tubyumva neza, reka njye nifashisha n'ingero zisanzwe mu buzima bwa buri munsi. Iyo uramutse uteye igiti kikagera igihe cyo kwera,
ariko mu by'ukuri kikera za mbuto cyabyaye cyangwa se za mbuto za cya giti nyine zikera ku isoko, nta bantu benshi bazikonsoma, nta bantu nyine bazikeneye. Ni ngombwa ko nyine agaciro k'izo mbuto zawe kaba kari hasi, ariko nyamara igihe zeze kandi zikera nyine abantu bazishaka ari benshi, wihagararaho kubera yuko nyine wamaze kubona yuko deja ibyo ufite birimo birashakishwa n'abantu benshi, bityo nyine bya bintu byawe bikagira agaciro. Na P-Network umunsi rero ecosystem yafungutse, niko nyine uzabona agaciro ka P-Network gatumbagira, ndetse ahafi ndetse ni kuri ya GCV, ndetse ibe yanarenga, bitewe n'uko izaba ikenewe ahantu henshi hatandukanye. Rekera rero kumva yuko GCV idashoboka, ahubwo tekereza ngo ese GCV irashoboka, ariko se izashoboka mu zihe nzira? Ese izashoboka byagenze bite? Naho kuba GCV ishoboka yo irashoboka cyane 100%, kuko nta n'uwari uzi ko nyine Bitcoin izageraho ikubita bino bihumbi bingana gutya. Yewe namenye ibintu bya Bitcoin cyangwa se ibintu by'amafaranga koranabuhanga Bitcoin iri ku bihumbi 15 by'idolari. Ubwo aho nyimenyeye imaze kwikuba hafi inshuro zisaga 10, kandi ibyo byose nabirebesheje amaso yanjye. Rero nawe sigaho nyine kumvisha ko GCV idashoboka. GCV irashoboka cyane ndetse 100%, ahubwo nyine ni ikibazo cy'igihe gusa. Reka duhanga amaso kuwa timu, reka turindire ecosystem ifunguke, dutangiye gukoresha P mu buryo buziguye cyangwa se mu buryo bweruye, maze ubundi nyine urebe ngo P-Network irajya mu bicu. Nitwa Habibu, ikaze nyine kuri channel, ikaze kuri we wahisemo kubana natwe. Nizere ko nyine wakoze subscribe, twandikire muri comment, usharinge video zacu, kandi like kugira ngo dushyizeho video ikikugeraho mu bambere, ndetse wibuke no gukanda kuri kara kantu ka notification kunzogera nyine, kugira ngo uko dushyize ikiganiro ujye tubona ubutumwa nyine bukumenyesha yuko ikiganiro cyagezeho, bityo ucyumve mu bambere. Wakoze, tuzahure mu yindi video ikurikira iyi ngiyi. Mugire ibihe byiza, Nyagasani akomeze yagure intambwe zanyu. Ciao ciao.